Muraho neza mwese aho muherereye, twebwe tumeze neza, ni amahoro, turashima Nyagasani. Rero ubungubu tugiye kuganira, turagarutse mu kindi kiganiro, tugiye kuganira kuri topic muraza kuyumva. Mbibutsa kubadasanzwe bakurikirana ibiganiro byanjye, amazina ni Uwase Official. Muze gukora like, mukore subscribe, mutange comment. Inkunga y'ibitekerezo byanyu bikenewe cyane. Rero muri njyewe numvise hari topic twaganiraho, kandi topic y'ingenzi mbona yadufasha twese mu buzima, ariko cyane cyane ku babyeyi bafite abana. Usibye ko n'umubyeyi udafite umwana, umubyeyi wese abakwiriye kuba umubyeyi w'umwana wese. Umubyeyi ntago ahagarara ku mubyeyi, mbega ntago aba umubyeyi ku bana yabyaye gusa, aba n'umubyeyi no ku bana atabyaye. Rero tugiye gutangirana na topic yacu. Ni topic ivuga ku uburyo umubyeyi agomba mbega kurera abana be kugira ngo bagire imikurire myiza, kugira ngo imbere yawo habe heza, bibarinde kwangirika. Ubu rero tugiye kuganira uyu munsi. Hari ikiganiro nigeze gukora ubutaha, cyari ikiganiro cy'uburyo umubyeyi yajya ahereza umwana w'iberi, cyangwa se yajya aherezamo umwana we ibintu bijyanye n'amafunguro, umwana mutoya kugeza ku myaka 2. Ku bataragikurikiranye muze kugisubira inyuma murebe. Uyu munsi rero numvishe twaganira mbega nyine ku bana bamaze kuba ingimbi, cyangwa se ku bana guhera ku myaka 11 kuzamura, ibintu nyine nk'ibyo. Ushobora kwibaza uti se niki umubyeyi, umubyeyi ashobora gukora kugira ngo yubake cyane ubushuti n'umwana we, kugira ngo umwana we amwiyumvemo cyane, kugira ngo umwana we mbega amubone mu undi muntu, umwana ajya agira inyota yo kumva yuko yaganira na mama we, cyangwa se papa we mu gihe papa we yagiye mu kazi, cyangwa se mu gihe mama we yagiye mu kazi. Mbega umwana akumva kumbuye nyina, akumva kumbuye se, akumva kumbuye ikiganiro hagati yiwe n'ababyeyi be. Ikintu cya mbere umubyeyi agomba kubahiriza ni ikigendanye n'uko kubanza kwereka umwana yuko amweretse urukundo. Hari ukwita ku mwana no kumwereka urukundo, ni ibintu bibiri bihabanye. Ushobora kwita ku mwana utamuganiriza, ushobora kujya umukemura amabezwe menshi, wenda swate nk'umwana w'umukobwa, ukajya ureba umusatsi we wenda washize, mbega ibisuko, cyangwa se imyenda, cyangwa se mbega utuntu twose umwana bakeneye, cyangwa se ku muhungu amaboxa, amasingere, mbega imyenda, cyangwa se wowe ukumva ko kumwishyura minerval, ukumva ko kumwambika kugira ute, cyangwa se mbega gukemura amabezuye ye, ugatekereza yuko ibyo ngibyo wakoze bihagije, bigize ute. Ariko hari ikintu cy'ingenzi umwana akenera mu mubyeyi, yamara kugikenera mbega cy'ingenzi kimufasha kurenza ibyo byose. Urumva wamwitayeho, ariko ntiwamweretse urukundo ruri deep. Urukundo mvuga ni kwa kundi
uhereza umwana igihe cyo kuganira, ukamuganiriza umwana, ukamuganiriza. Urabona nk'aba bana baba bageze muri adolescence, hari ukuntu n'imyumvire yabo ihinduka. Uriya mwana kubera amaraso ashyushye aba yinjiyemo, ku basore batangiye kumera ubwanwa n'andi maparti agahinduka, ku bakobwa batangiye kujya muri regre, mbega mu mihango, ugasanga uwo mwana kubera yuko umukemurira amabeswe y'imisatsi cyangwa se kubera ko umwambika, kubera ko ugira ute, ugasanga wamwimye ibiganiro, wamwimye ibintu by'ingenzi. Kandi hari umuntu wavuze ngo icyambere ni amakuru, icyambere ni ibiganiro, icyambere ni ibiganiro. Iyo waganirije umwana ijambo ryawe arigenderaho. Biba byiza iyo witaye ku mwana. Ushobora no kuba udafite ubushobozi, bwo kuba wenda wamusukisha, bwo kuba wamugurira imyenda. Ubushomeri bubaho mu miryango, ariko ikintu cy'ingenzi cyiza kurenza ibindi ni ukuganiriza umwana. Iyo waganirije umwana, umwana agendera ku ijambo ryawe, ajya gukora ikintu akaba yavuga uti iki kintu mama yarakimbwiye, mama yambwiye yuko, cyangwa se dadi yambwiye yuko iki kintu kugikora ari kirazira, iki kintu mbega bitari byiza yuko ngikora. Ukumva rero umwana kubera iryo jambo ryawe yagendeyeho, bimurinze kwangirika. Umwana w'umukobwa uri muri adolescence, uwo mwana uko ingingo ze zihinduka ni nako nawe ahinduka, kandi akuru afite ubwiza. Umwana uri mu myaka 15, 16, yaba ku muhungu yaba ku mukobwa, 18 kugeza ndetse kuri 20 hafi 30, aba akifitemo ubwiza bwinshi. Rero hari kubera kutamuganirije, hari abantu bamuganiriza cyane nk'iyari nk'umukobwa. Hari igihe nk'abasore bamuprovoka cyangwa se abapapa, noneho abana b'abakobwa iyo banagira igikuriro kurenza, bavumbuka vuba, kwa kundi avumbutse vuba. Wowe nka nyina uba ubona ko umwana wawe akiri muto, ariko abandi bo baba babona ari nk'aho ari mukuru, kandi mu by'ukuri akiri uruhinja. Ni hahandi ugasanga nawe kubera amaraso ashyushye akumva ko guhagararana kujya mu rukundo n'umusore ari amafiyeri, akumva ni ibintu byiza, akumva hari nk'abana b'abakobwa nyine bizwi cyane mu bana bakiri batoya, ugasanga niba yiga deuxième secondaire, kuba yakundana n'umusore wiga sixième secondaire, akumva ni ibintu byiza, akumva mbega isi yayifatishije. Ibyo nta bindi biba biri kumwongoza, ni ya maraso ashyushye aba murimo. Bisaba ko ababyeyi, iyo utabaye maso mu gihe umwana wawe ari muri iyo myaka, haba hari amahirwe menshi yuko uregreta. Babyeyi mwite ku bana cyane. Aho umubyeyi ari arangwa n'ingobyi. Kurangwa n'ingobyi si ikindi, ni uko muri wowe ubutunzi bwa mbere wifitemo ni ukuba uzi ko umwana wawe ari bwo butunzi Imana yaguhaye. Setu iyo umwana wawe umaze kumenya ko ari bwo butunzi Imana yaguhaye burenze ubundi butunzi bwose wabona kuri ino si, urabusigasira. Ubutunzi urabusigasira, kuko iyo urera umwana wawe ukamurera neza, umuganiriza. Urabona nk'uyu mwana uri muri adolescence, hari igihe ahura
n'abasore bamubwira ko ari mwiza, noneho aba afite ikintu kimunezeza kurenza ibindi byose. Kuba abasore bamubwira ngo uteye neza, useka neza, uri mwiza, aho ngaho iyo utamwegereye ngo umuganirize umubwire uti mwana wanjye yego uri mwiza, ariko abazabikubwira bose siko hari ikizima bazaba bagushakira. Hari abazabikubwira bakeneye kukwangiriza, hari n'abazabikubwira kuko babikuye ku mutima, ariko abazaba bakeneye kukwangiriza nibo benshi. Hari abazabikubwira bakeneye kugusamba, usanga utwaye inda uri uruhinja, usange wanduye wenda indwara zandurira mu mibonano uri uruhinja, mbega ukaganiriza umwana wawe ukamwereka amasomo yose afatika, mbega details zose ukazimwereka, kubera yuko akenshi abana b'abakobwa bo bari muri iyo myaka ya adolescence ikintu kibakurura cyane nababwira ngo ni beza. Ikindi cyongeyeho ku byerekeranye no kuba bamushukisha amafaranga, igisha umwana wawe kunyurwa, umwereke ko niba, kuko amafamiye yose ntabwo agira ubuzima bungana, amafamiye yose ntabwo agira ubushobozi bumwe. Ashobora kuba afite akana k'inshuti ye iwaba ari abantu b'abakire cyane, gahora gasa neza, gahinduranya imyenda, mbega gasa neza kubera ubushobozi wabo bafite, ariko uwawe wenda ugasanga nta bushobozi ufite, ntushoboye kuba wamukemurira ibyo ashaka, yewe na minerivare uyitanga nabi, cyangwa se ugasanga nta myenda afite kubera ubushobozi mufite, mbega abandi bana barisukisha, abandi bana basohokera ahantu hakomeye, wowe nta bushobozi ufite bwo kuhamusohokana. Rero ikintu cya mbere gifasha, kuko kubyara ni kimwe no kurera ni ikindi, ikintu cya mbere, ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ikintu cya mbere gifasha kugira ngo umwana wawe akure neza nk'uko ubyifuza, ikintu cya mbere gisabwa kinafasha ni ibiganiro. Niba ufite icyo kibazo cy'ubushomeri, ikibazo cy'ubukene, witereze iyo ngo ufate stress zawe ufite zo kuba nta kintu ufite ugaburira abana, ngo ufate stress zawe ufite zo kuba udafite ubwumvikane n'umutware wawe, kuko hari ababa bafite stress ugasanga yicara arwana n'umutware we, ugasanga yicara ashwana n'umutware we, mbega muri make urwo rugo rwabaye umuserero. Rero wifata ibibazo, niba umutware wawe uca inyuma, niba wenda ataha akagukubita, cyangwa se wowe mugabo niba utaha ugakora ayo madega yose, wifata niba utarakunze umugore mu bana, niba udashoboye kumwubaha, byibuze wibuke ko wabyaye. Kandi ndagira ngo mbabwire babyeyi, umwana wawe nutamwitaho, undi muntu natangiye mbivuga ngo cyiza ni uko umubyeyi wese yaba umubyeyi ku bana bose, ntabe umubyeyi ku bana biwe gusa, akaba umubyeyi ku bana bose. Ariko nubwo bigenda gutyo, hari ababyeyi badashobora kubahiriza icyo kintu, ariko wowe mubyeyi ifate, wumve yuko umwana wawe ugomba kumurera, wumve yuko kuko n'undi muntu ntabwo azajya kugukundira umwana cyane wowe utabanje gukunda umwana wawe cyane. Wowe wirememo ko ufite imbabazi z'umwana wawe, wirememo ko umwana wawe agomba kukubonamo umunezero. Rero wifata stress ufite mu rugo z'ubushomeri, stress zo kubura, zo kudahuza n'umutware wawe, cyangwa se zo kudahuza n'umufasha wawe, ngo uture abana bakubure. Ibyo bibazo bijyemo, ariko wibuke ko hari inshingano ushinzwe nk'umubyeyi. Wibuke kuganiriza umwana, wibuke kuganiriza umwana wawe, umubwire uti urabibona, ntuhishe umwana wawe, urabibona ubushobozi buri muri ino nzu, urabubona,
ntacyo nakwima ngifite mwana wanjye, na so ntacyo yakwima gifite. Umuntu waguhereza ikintu ntikigire inkurikizi ninjye na so, undi muntu wakiguha ntikigire inkurikizi ni bakeya, ni bake bakiguha ntikigire inkurikizi, kubera yuko isi yaranduye. Ganiriza umwana wawe umubwire uti nyurwa, muri wowe niwumva yuko unyuzwe ntuzagira ipfunwe ryo kugera mu bandi ngo wambaye umwenda umwe wameshe undi, ejo ntuzasubiramo. Mbega ntumuhishe, umubwire uti reba nubwo ufite utwenda tubiri ujye ugerageza byibuze agasabune nikaboneka umese umwe, undi wambara ejo, we gusoranira nuko wambaye umwenda ufuze, ariko muri wowe wumvemo ko ugomba kunyurwa, muri wowe wumve yuko mbega abandi bana ntacyo bakurusha. Numara kwisetinga muri icyo kintu, mbega umuganirize umubwire uti ibyinshi byo hanze uzabona byo hanze, abahungu bazagushukisha amafaranga, bazagusambanya, abahungu cyangwa se abashugadadi, si n'abahungu gusa, abashugadadi bazagushukisha ikintu runaka, bazakwangiza. Nibakwangiza ubuzima bwawe buzandagara, uzangirika, witere stress, usange nuko gusa neza waharaniraga ayo mafaranga y'umusatsi wakoraga mu basore, ayo mafaranga y'imyenda wakoraga mu basore, ayo mavuta wakuragayo, numara kugira stress akakubyaza, cyangwa se wowe muhungu ugatera inda, uzaba wiyangisha ubuzima. Mu gihe wakitonda ukanyurwa, mbega utanga amasomo wereke umwana wawe, reka ndeke kwinjira mu bintu byinshi wenda mvuga ngo wamubwira gutya wagira utya nk'ababyeyi. Mwebwe utanga amasomo, uhinga mukwe ntasigana, mureke gusigana ku bana banyu, kuko usibye Imana nawe ubwawe mubyeyi wabyaye uwo mwana mushobora kugirira neza, mushobora kugira uruhare cyane mu mikurire ye. Ni mwebwe mwabikora. Rero mugerageze wigishe umwana wawe, umwigishe kunyurwa, umwigishe ko imbere ari heza. Umwana namara kunyurwa, umwana namara kumva ko muri we anyuzwe, ejo azahura, kuko abakobwa bagira inzitizi nyinshi cyane. Umwana w'umukobwa akenshi atangira guteretwa ku myaka 14, kandi bose bamutereta ntibaba bakeneye kumushyira mu rugo, abenshi baba bakeneye kumusambanya, abenshi baba bakeneye kumwangiza. Rero babyeyi mube maso, mukomere ku ngo zanyu, mukomere ku bana Imana yabahaye. Uganirize umwana wawe, umuganirize, umwereke ikintu cyo kunyurwa, kuko wa muhungu nagira ikintu namushukisha ayo mafaranga, umwana kubera ijambo wamubwiye azarigenderaho, azibuka uti mama yanganirije gutya, papa yanganirije gutya, iki kintu sinshobora kugikora. Ariko ikibazo gihari, hari abana bakennye ibitekerezo by'ababyeyi, bagasa nkaho badafite ababyeyi babo, bagasa nkaho badahari kandi ababyeyi bahari. Babyeyi murabura iki kugira ngo muzize inshingano Imana yabahaye? Iyo Imana iguhaye umwana, ntabwo iri guhaye ngo umufate uko ushaka, umufate uko ubonye. Usibye n'umwana wawe wibyari, n'umwana waba waradapse, cyangwa se umwana waba ucumbitse mu nzu yawe, byaba byiza umubyeyi wese amenye ko agomba kuba umubyeyi ku mwana wese. Egera umwana umuganirize, umwana ntagire irungu ryo kuvuga ngo ndi imfubyi kandi aba mu nzu yawe, ntagire irungu ryo kuvuga ngo simbana na papa, simbana na mama. Umwana areke kugira irungu, areke kwibaza ibintu byinshi byo kuvuga uti iyo ngira papa hano, iyo ngira mama hano. Wowe mubyeyi mubana mu nzu umumariye iki? Umwana ntabwo ahanini icyo gukeneye ari ubushobozi ufite, ahubwo aragukeneye, akeneye kumwegera.
rero ababyeyi icyo kintu mu gikosore. Ubundi buryo numva navugamo ni uburyo bwo guhana umwana ntago wahana umwana umukankamira umubwira uko ubonye ngo bishoboke. Umwana umutwara buhoro, yego n'akanyafu bari ngombwa, n'akanyafu kaba ari ngombwa, ariko nanone muhereza umwanya w'ibiganiro cyane kuruta kumukubita yakoze ikosa. Kandi hari ababyeyi bahana abana ugasanga afashe inkoni arakubise amaze kumukubita aramukankamiye, ntamwiceje ngo amubwire uti iri kosa iri n'iri, reba ingaruka z'iri kosa, iri kosa wakoze ryari kuzabyara izi ngaruka, uri kumva, iri kosa iri n'iri si byiza bigenze gutya. Ariko ugasanga winjiye mu nzu kubera ko wumvise ko umwana wawe yakosheje, ufashe inkoni ukubise uko ubonye, urakubise umaze kumuhana, nturamwiceje ngo umuganirize, ahubwo wese umubwira ngo ndavuze ngo mve imbere simwongere kukubona, sanga nyoko ibiki n'ibiki, uri uwa nyoko. Ninde akubwiye ko umwana ari uwa nyina gusa? Ntabwo ari uwawe wese wateye inda nyina. Umwana ari mu nshingano za se na nyina. Ninde akubwiye yuko umwana wawe umutereza gutyo mu buhe buryo? Ko n'itungo waba ufite mu nzu waba woroye, ko n'itungo waba woroye udakwiriye kuritwara gutyo uko ubonye. Kuko niyo ufite inka iwawe uyishakira ubwatsi, ukayishakira amazi, ukayishakira umunyu, n'inkoko ni uko nguko, n'itungo ritwara neza kugira. None ni gute ikiremwa muntu Imana yaguhaye noneho kikitwa ngo ni umwana wawe? Cyangwa se niyo kitakitwa umwana wawe, byonyine ni umuntu mugenzi wawe urera mu nzu, ni umwana urera mu nzu. Ninde wakubwiye yuko umutwara uko ubona? Nta muntu udakunda keya. Abo umusaza utwara inkoni y'ububa, abe n'umwana akunda keya. Abana baba bakeneye ngo batwarwe pole, umwereka amakosa ye, umuhane yego, ariko unabwire n'igihe cyo kumwicaza, umubwire uti mwana wanjye ibi n'ibi wakoze sibyo. Nurera umwana umuhahamura umukankamira, sinibaza ko uwo mwana hari ikintu aba azavamo. Ushobora no kumutera n'ibibazo, ushobora no kumutera ibibazo by'imitima n'ibibazo by'intuza by'imivuduko y'amaraso kubera ukuntu urera umwana umukankamira. Cyangwa se kwa kundi urera umwana umuhahamura, ashobora gukura afite ikikango muri we, cyangwa se agakura nta mutima w'imbabazi agira kubera yuko nta mbabazi yigeze abona. Hari ibintu bimwe umuntu mukuru akora, wakurikirana neza imikurire ye ugasanga kera mu bwana bwe yabayeho nabi. Kurera umwana umukankamira, uwo mwana azakura nta mbabazi afite. Ikindi cyongeyeho nawe nanashaka umugore azagira ngo kubana n'umugore no kumukankamira, kurera abana no kubakankamira, kubera yuko ubu rero uhereza umwana ahanini nibwo bazatanga ikikurimo nicyo utanga, kandi abo ugihaye nabo bashobora kugikoresha nk'uko gitanze. Rero bivuze ngo kurera umwana umukankamira, mwokabyara mukeneye kuzagira abana ibyihebe. Niba abana kubona ukabona nta mbabazi bagira, kwako yarakubiswe yarakankamiwe, nta mbabazi yeretswe. Hari bamwe ujya numva mu gihe narababaye ngo ngiyewe ngo gutya na gutya. Nese umuntu wabonye urukundo koko arangwa n'izo mvugo ntizinjye mu magambo cyane. Babyeyi mube maso, mbega uhereza umwana wawe agaciro, umuhereza agaciro. Ni byinshi, hari n'abo bamwe na bamwe nabonye n'abo njya numva ngo ntashobora ngo konsa umwana we ngo amabere ngo atagwa.
utekereze hari abicaye barabuze abana wowe wanze konsa umwana wawe ngo amabere atagwa rero babyeyi muhinduke uwo mwana niwanga kumurera neza ejo azatwara namara gutwara iyo nda cyangwa se ejo bundi azajya niba ari n'umuhungu tuvuge nko ku rugero ejo bundi azazenguruka atera inda ku Gisenyi yongera agaruka yitere ku Kibuye usanga ufite abuzukuru nawe ubwawe utazi kandi iyo wareze neza iyo wareze abana bawe neza ukabaha umurongo muzima n'ibintu byawe bigenda gutya ku murongo ugira urugo rw'icyitegererezo ugira urugo ruzima natangiye mvuga uti uyifata stress umugabo agutera ngo urere abana bawe ugerageza ubereke urukundo kubera yuko utegetswe kubahereza urukundo kandi burya bajya bavuga ngo utaza akazakura abantu umutavu rero reka mbabwize ukuri babyeyi mube maso umwana wawe umuhereza agaciro umwambika izindi mbaraga muri we mbega numwereka imbabazi numwereka imirerere myiza niba ari nako gahinda umutwaro wawe yaguteye niba ari nako gahinda umufasha wawe yaguteye uwo mwana kubera ukuntu uzaba wamureze ni hahandi umwana akura akaguhoza amarira kubera ariko numuzanaho akavuyo ukamuzanaho stress zawe nta kintu uzaba ukoze uzasaza nabi uzabura umwana ubure n'umugabo rero mwakabyaramwe babyeyi ni byinshi ngewe navuga ariko mukanguke mumenye agaciro k'abana kuko iyo wareze neza ugira umusaruro mwiza kandi niyo wareze nabi ugira umusaruro mubi mwiha amahoro mu mitima muhereza abana banyu agaciro kuko ni byiza birafasha ikindi kandi si namwe gusa bigiraho umumaro kuko bigirira umumaro ku gihugu ndetse bikagirira umumaro no ku isi yose kubera yuko ntekereza ko ababyeyi bose bareze neza ababyeyi bose bubahirije ibintu byinshi navugiye hano cyangwa se bakubahiriza n'ibindi ntavuze byiza ntekereza ko abo bana bakura bafite indangagaciro nziza ntekereza ko abo bana bakura ari abana b'abayobozi beza b'ejo hazaza bakura ari abana mbega b'icyitegererezo niyo mpamvu ikibazo gihari ababyeyi bamwe bari kurera neza kandi nabo umubare ni muke abandi nabo bakarera nabi umubare ukaba mwinshi ugasanga abantu bari kuvuga ngo isi yarangiritse ngo isi yagize ute isi yangiritse gute ko ari twebwe twayangirije ikintu cyose iyo hari imyitwarire myiza bigenda neza rero ntizinge mu magambo ibyo nari kuvuga ni byinshi ariko mukomeze kugubwa neza ikintu nashishikariza ababyeyi muhereza agaciro abana mbega nyine ni abantu b'ejo muhereza agaciro abana namwe mukomeze kwiyubaha cyane mbega murakoze cyane muze kwandika muri comment mumbwire uko mubyumva rero kandi ndabakunda cyane mukomeze kugubwa neza mutange like mukore share mukore subscribe ndabakunda cyane bye bye.